aho kugira ngo tujye kuri social media tujye gusanga abantu bapfuye bisha abandi. Oya nshuti zanjye bagore b'i Rwanda ndacyabivuga, ni muze mwitabe mwumvire inama nzima kugira ngo twubake imiryango myiza yacu y'ejo hazaza. Undi mugore, undi mugabo yahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Yego. Aho nyine ahura n'utubazo two mu muryango, two mu rugo, kaza bwije umugore akamubwira nabi, yabona abandi bambaye imyenda igezweho, umugore ati njye sinashatse, hashatse ntuza, yambaye ikanzu y'ibihumbi 100 njyewe nambaye y'ibihumbi 10, kandi umugore ugasanga nta nakora arimo aravuga ngo bamuhe ku mafaranga gusa. Noneho birangira umugabo abaye nk'ucanganyukirwe kubera ibintu byinshi mu mutwe. Arangije sinzi birashoboka bamusabye isukari wenda mu rugo biramurenga, bitewe n'ibyo bibazo, nuko kubwirwa, nuko kuvugwa gutyo, n'ibyo bibazo byose. Ageze muri bisi aricara nk'abandi bose yishyura ticket. Arangije bagiye kumva bumva bisi iri mu nzira ngo mukinyweraho cyangwa mubyihorere. Ibaze nawe muri bisi ngo mukinyweraho cyangwa mubyihorere. Urumva azika kiri mu rugo. Rebo burya uwo wanamugonga. None se impanuka ziba gute? Ujya kubona ukabona umuntu aje mu bibazo, arimo aragendera mu bibazo, kumbe azika aryamye mu rugo, kumbe we yagiye. Umuntu umwe ari hano umuzima yasigaye muri bya bibazo byo mu rugo. Noneho wagiye photocopy yari yicaye mu modoka bakinywera cyangwa babyihorera. Nshuti zanjye bantu batwara ibinyabiziga mugendera mu mihanda, mugende gake, mwubahirize amategeko neza yo mu muhanda. Traffic police mudufashe abantu bubahiriza amategeko yo mu muhanda, kubera yuko ibintu abantu batekereza ni byinshi. Bashobora gusanga atarimo kugendera muri zebra crossing bitewe nuko atazi yuko yageze no mu muhanda, bitewe n'ibyo bibazo byose yasize mu muryango. Mwaramutse inshuti mudukurikiye kuri Buganza TV ndetse mukaba munadukurikira kuri F1 rwa TV. Muri aka kamwanya rero tukaba tugarukanye ikindi kiganiro gishya, ni ikiganiro gifite insanganyamatsiko itandukanye n'ibindi biganiro twari tumaze iminsi turi kubagezaho. Ntabwo ndi njyenyine rero muri studio za Buganza TV, ndetse ngira ngo murabizi neza ko nge nitwa Shehe W'inazareth. Abantu benshi mukunda kunyita Shehe W'inazareth. Ni muri ubu buryo rero icyo nakubwira nuko ndi kumwe na Pastor Mwaramutse. Mwaramutse neza Shehe Omar. Amahoro y'Imana bane nawe. Yego nawe wawe muri wowe. Mu cyarabu turavuga ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ugasubiza wa alaikum salam kwa kundi. Alaikum Kristo. Pastor rero mumaze kumwumva, uretse ko ntabwo yari abibwira Pastor abagukurikiye kuri internet cyangwa se abagukurikiye kuri televiziyo yacu ya Buganza TV nkuko bisanzwe, watangira ubibwira nyuma yaho tukagira bimwe mu byo turigiye kukubaza. Nitwa Pastor Mukomeza, nanjye tubana kenshi kuri Buganza TV kandi tugirana ibihe byiza n'abadukurikirana. Ndabashuhuje, Imana ibagirire neza. Pastor rero Mukomeza Maurice arakoze, tukaba turi kumwe nawe muri studio za Buganza TV. Pastor, tufite bimwe mu biganiro dushaka cyangwa se bimwe mu bibazo dushaka kukubaza, ndetse uraza no kwita ko unakomerezaho unabwiriza n'abantu. Uyu munsi ni iki kidasanzwe, nize nyigisho wateguriye abanyarwanda badukurikiye kuri Buganza TV? Murakoze cyane, dushimye Imana itubashishije tukaba turi kuri Buganza TV, kandi tubizi neza ko turi bugirire umugisha muri iki kiganiro. Hari ibiganiro twabazaniye kugira ngo tubiganireho. Ikibazo nibaza kandi nawe ngira ngo nkikubaze, ndetse nawe birashoboka ko usanzwe ukibaza.
kivuga ngo divorce nyinshi muri iyi minsi ziri kubaho zituruka he? Niki gitera divorce? Niki gituma imiryango muri iyi minsi baho kandi itabanye neza? Niki gitera impfu nyinshi mu miryango? Nibyo nshaka kutuganiraho uyu munsi. Pastor rero aribaza ngo niki kiri gutuma ingo nyinshi zari zubatswe muri iki gihe ziriho ziragenda zisenyuka. Ese Pastor, wowe uri kubona byaba biri guterwa n'iki? Uyu munsi ndashaka kubanza kuvuga ku ruhande rw'umugore, nitugaruka tuzongera tuvuge ku ruhande rw'umugabo, nitugaruka nyuma yaho tuzavuga ku ruhande rw'abana. Nimvuga ku ruhande rw'umugore, kera umugore mwiza uburyo yabonekaga mu muco nyarwanda habagaho icyo bita kurambagiza. Umuryango warambagizaga undi, noneho umuryango warambagiza undi, ikindi kandi habayeho n'umuranga. Ni ukuvuga ngo umukobwa wazaga mu muryango runaka yabaga azwi neza, bamuzi neza, imyitwarire ye, imikorere ye, ubupfura bwo mu muryango avukamo, byose babizi. Ariko uyu munsi abantu barahurira kuri social media, kuri Facebook, kuri WhatsApp, Instagram, Twitter, n'ahandi hantu henshi hatandukanye, ugasanga umuntu abanye n'undi bataziranye, ntazi imico ye, ntazi imyitwarire ye, ntazi ubuzima bwe, ntazi uburere bwe, yarangiza akamujyana. Abo bantu bataziranye ntabwo hari icyizere gihagije, nubwo anyuze mu murenge gusezerana, nubwo anyuze mu rusengero gusezerana, ariko ntabwo abo bantu barambagizanyije, ntibaziranye. Bonye yisize asa neza, yakarabye fresher, ahantu hose ameze neza, ariko ibyo ngibyo bihabanye cyane. Umugore ufite isura nziza ahabanye cyane n'umugore isi ya none ikeneye, wahindura isi nziza, bihabanye cyane n'umugore u Rwanda rwacu rukeneye, wahindura u Rwanda rwiza kurusha none. N'umugore ukenewe ushobora guhindura itorero rya none. Ntabwo umugore mwiza afite ahuriye n'isura nziza, ahubwo umugore mwiza afite ahuriye n'imico n'imyifatire ikwiriye. Umugore ufite ubumuntu, ufite muri we intego yo kubaka umuryango. Ni ukuvuga ngo hari ikintu ijambo ry'Imana ribivugaho umugore mwiza ukuntu akwiriye kuba ameze. Ni gute umugore ashobora kwitwara ku mugabo we, bakubaka umuryango udafite, bakubaka umuryango ukagumaho, bakubaka umuryango ukabaho, kandi ibibazo nabyo bihari, ariko bakabibamo kandi bagakomeza bakubaka umuryango. Hari icyo Bibiliya ibwira uwo mugore. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 3, umurongo wa mbere, haravuga ngo namwe bagore nuko mugandukire abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana, bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze. Ni ukuvuga ngo umugore, ijambo ry'Imana rimusaba kugandukira umugabo, kabone naho umugabo yaba atagenda neza cyangwa atitwara neza. Umugabo kuvuga ngo ataha saa 6 z'ijoro, ni umugabo mumenyanye, wenda atarigeze abona uburere mu gito kuva mu bwana bwe, bumubwira ko agomba gutaha kare. Mumenyanye mu myaka 30 abimazemo, ntabwo mwabana icyumweru kimwe, ukwezi kumwe, umwaka umwe, guhita umubwira ngo uzajya utaha saa 1. Ugomba kugandukira uwo mugabo, ukamwereka ingeso nziza, ukamwereka imico myiza, ukamwakira neza nubwo yatashye mu masaha wowe utamenyereye cyangwa udakunda, ukamubwira neza, ukamwakirana ubwuzu, naho waba wumva atari ko byari bikwiye kugenda. We uyu munsi mushobora gutandukana n'uwo mugabo yumva uri kumubangamira. Ubundi uyu mugabo akubwira ngo nahashye, namwambitse, inzu afite aho kuba, amazi arahari, ikibazo kikaba ngo ataha saa 6 z'ijoro ngo yanasinze. Amaze imyaka myinshi asinda, imyaka amaze asinda
niyo myinshi kuruta iki gihe mumaranye, ntabwo uri bumuhindura umunsi umwe. Bibiliya iravuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu. Nubwo abagabo benshi batumvira ijambo ry'Imana, Bibiliya irabizi ko batumvira ijambo ry'Imana, ariko kugira ngo umuryango ubeho nuko ugandukira uwo mugabo utumvira ijambo ry'Imana. Birashoboka yuko atumvira n'andi mabwiriza n'amategeko kugira ngo abyumve neza. Birasaba ko umugandukira, ukamujyana gake, ukamuganiriza kugeza ageze kuri level cyangwa ku rwego abona ko nawe abangamye. Iyo umuntu umutwaye neza ahita abona ko ubwenge bugira bukaza, ukavuga ati ariko rero umugore wanjye yanyeretse ko saa sita z'ijoro atazikunda, kandi nkunda umugore wanjye, niki gituma ntera agahinda umugore wanjye? Agatangira agabanya gato. Iyo umuganiriza uramuga ati mugabo mwiza, mugabo nkunda, kora byose, umugabo mwiza muri uru rugo, umugabo ubereye urugo rwe, umugabo ubereye umuryango we, yewe n'abana bawe. Ariko izi saa sita z'ijoro dukeneye kukumva, dukeneye kuganira nawe, abana batarasinzira bakeneye kukumva ubabaza umunsi ko wagenze ku ishuri, kandi wenda yananyweye cyane, nawe azagira habyumva. Yubatse umuryango agira ngo agira agaciro, nawe numutwara neza ukamuganiriza neza, uwo muntu azaza kubaka umuryango mwiza nubaho. Rero tuzagira itorero ryiza ritarimo ibibazo, itorero hanze ahangaha muzagira imisigiti itarimo ibibazo by'amadivorce, tuzagira sosiyete nziza, sosiyete nyarwanda itarimo amakimbirane. Umugore namara kumenya uko agomba gutwara umugabo, kandi umugabo Bibiliya izi neza na Korani izi neza, nubwo ntayizi icyo nzi cyo ifite icyo yamuvuzeho. Umugabo bizwi neza ko atumvira ijambo ry'Imana. Bibiliya yatubwiye uburyo tugomba kumutwara kandi umuryango ugakomeza ukabaho. Naje kubwira abamama babyeyi, iyo wihanganye birashoboka yuko utarimo kwihanganira uwo mugabo wawe gusa. Ihangane kugira ngo wubake umuryango mwiza. Abana ubyara babe hafi, ubabemo, ubarere neza, ubatoza umuco muzima. Ibyo ushaka ko bigirirwa ku mugabo wawe cyangwa uko ushaka ko umugabo wawe amera, umwana wawe ari uzaba umugabo umeze nk'uko ushaka. Kubera yuko uyu wawe we ntabwo wahita umuhindura none, ariko uko ugenda urushaho kugaragaza ingeso nziza nabo zahinduka. Ababyeyi beza, dukeneye kubona ababyeyi babereye ingo, babereye kuba abanyarwandakazi. Muri beza ku masura, turimo turagira ngo munatekereze byagutse kugira ngo twubake u Rwanda rw'ejo hazaza rwiza, ingo z'ejo hazaza nziza. Imana inezerwe, nayo ibakoreshe ibikomeye. Government cyangwa leta y'ubumwe bw'abanyarwanda nayo ikeneye abantu bubaka u Rwanda bazima, batekanye, bumva ibintu neza. Abo ngabo leta y'ubumwe bw'abanyarwanda irabakeneye kugira ngo twubake u Rwanda rwiza, rukomeye, rw'imbaraga, rwagutse mu bitekerezo no mu bikorwa, u Rwanda rw'ejo hazaza. Niyo mpamvu turi ahangaha uyu munsi. Divorce ntabwo zigezweho shehe. Abadamu baduteze amatwi, divorce ntabwo zigezweho. Hari amaterime yateye ngo nagatwiko, ngo n'ibintu. Gutwika uturugo utandukanye, utuma umwana atarerwa n'ababyeyi be bose, utuma abana batamenya aho saba. Ako gatwiko ntabwo ari keza. Inshuti yanjye, kuva kera nasanze bavuga ngo umubyeyi apfira abana be. Ihangane ube mu bana bawe, babone uburere bwa se na nyina bari kumwe. Bagore mugandukira abagabo banyu, nubwo abagabo benshi batumvira ijambo ry'Imana, bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo. Imana ibahe umugisha. Pastor Maurice rero akaba akomeje ko bari kutuganiriza kuri iki kintu kijyanye no kwihangana ku mugore.
ntabwo natwe dushobora kurekera aho ngaho gusa. Hari byinshi muri Islam umugore Imana yamuvuzeho, hari byinshi muri Islam intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imana imuhe amahoro n'umugisha, yamuvuzeho. Mwabadamu mwe, muri bashiki banjye, muri ba mama, muri ba masenge, yewe nyine muri ariko ikintu cyo nakubwira nonaho ubutuvugana, we wa mugore we, niba ufite akazi, niba ari wowe ukora bigaragara ko ari wowe uteruye urwo rugo, uritwa umugore mu rugo, ntabwo biri bugabanye icyubahiro cyawe. Nuriya mugabo nubwo ari umukene, kabone no yaba abana n'ubumuga cyangwa se afite ubumuga, uyu mugabo uko yaba ameze kose, nubwo yaba aba mu kagare hariya cyangwa rw'igicuri, ni umugabo mu rugo. Niyo baje kubaza ngo ni kwande, bavuga wa mugabo, kabone niyo waba ari wowe mutunzi. ikindi kandi nge ngomba kukwibutsa nuko wowe kabone niyo waba ari wowe nyirura mutungo, n'inzu umugabo wawe yaba arimo, nabo bana mubyarana, ibyo byose nubwo byaba biri mu maboko yawe, ikibanza ari icyawe, inzu yubatse ari iyawe, ari nawe wayubakishije, buri kimwe cyose ari we cyavuye mu ntoki, ujye uzirikana neza ko uri umudamu, uri umunyacyubahiro, yewe byongeyeho ni wowe mutima w'urugo. Ariko ibi byose ko bifite, ibi byose ko bari we biri mu ntoki, ibi byose ko bari wowe ubikora, ibi byose ko bari wowe wabigezeho, no kuburiya mugabo wawe nta kintu na kimwe ashoboye mu rugo rwe kuba yakora, uretse kuba mwaryama wenda kubw'imbaraga z'umubiri Imana yamuhaye, akaba abasha gutera akabariro. Ibyo ngibyo bimwubahire. Twe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iratubwira ngo umugore uko yaba ameze kose ntabwo ashobora kubahiriza cyangwa se kuzuza inshingano z'umugabo we. Intumwa y'Imana yakomeje ivuga ngo kabone nubwo ahangaha bashatse kugaragaza agaciro k'umugabo muri Islam, bagaragaza n'agaciro k'umugore muri Islam, ariko muri hangano uyu munsi tuze kuvuga kuri uyu mugore wari umeze gutya, cyangwa se tunavuge no kuri uyu mugabo waje kurwara buno burwayi cyangwa se urwaye buno burwayi. Intumwa y'Imana yatanzeho urugero ngo kabone niyo umugore yaba arwaye, uyu umugabo kabone niyo yaba arwaye mu gihanga, ahangaha mu gihanga, mu myenge y'amazuru pastor, hari kuvamo amashyira n'amaraso binuka, mu gihanga cye haboze, yarwaye mu ruhanga rwe, mu myenge y'amazuru hakaba hari kuvamo amaraso n'amashyira, ayo maraso n'amashyira binuka. Noneho ibyo bintu bimanuka mu mazuru y'imyenge, mu myenge y'amazuru y'uwo mugabo, bikaba biri kunuka cyane. Umugore ntafata impapuro zabugenewe cyangwa afata igitambara cyangwa afata icyo ari cyo cyose ngo agende ajye kubimuhanagura, ahubwo ngo umugore akazana umunwa we n'ururimi rwe, noneho nyuma yaho yarangiza akazana umunwa we n'ururimi rwe, urwo rurimi akaba ari rwo yerekeza ku mazuru y'umugabo we, yarangiza agakurura ya maraso na ya mashyira binuka akoresheje ururimi rwe, abikurura bicira hariya, ngo n'ubundi ngo umugore yaba atari yuzuza ukuri k'umugabo wiwe. Ikivugwa ahangaha ni kihe? Nuko umugore afite amategeko n'amabwiriza bimugenga, n'umugabo akagira amategeko n'amabwiriza bimugenga. Ariko ahangaha pastor, ikintu cyo nakubwira, umugore mwiza yatunganye na sosiyete yose iratungana. Umugore mwiza yatunganye n'urugo ruratungana. Umugore yatunganye n'umugabo aratungana. Umugore yatunganye n'abana baratungana. Biragoranye cyane pastor, biragoranye cyane kubona umugore ushobora kwihanganira ibyo byose. Hari abagore uzabona kubera imitungo bafite, kubera ko abagabo babo ari abakene, cyangwa se bakaba barashakanye bagashaka mu muryango ukennye, noneho ubwo rugo ukazana umugore akaba akize, yaravuye no mu muryango ukize, yamara kugera muri urwo rugo rw'uwo mugabo agatangira agasuzugura umugabo wiwe, amubwira ngo he, nubwira umugabo wawe ngo he, niyo wasenga nk'abasilamu ugasenga 5 ku munsi ni 0. Pastor, rero twavuga byinshi ku bijyanye n'umugore, ariko igitangaje nuko umugore niwe mutima w'urugo. Umugore yatunganye ibintu byose biratungana, nta kwivugisha gushobora kubaho. Hari abagabo usanga mu muhanda bagenda bivugisha, kabona afite ikiganiro wagira ngo yahanzweho n'igiri ryahakana ryabaye rishitani. Ntago byoroshye. Pastor, ngere usomere wa murongo tuwibutsa abantu.
haravuga muri rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero ibice 3 umurongo wa mbere. Haranditse ngo iki? Haravuga ngo namwe bagore mugandukire abagabo banyu. Ni mugandukire abagabo banyu. Nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana. Nubwo abo bagabo baba barigometse ku mategeko n'amabwiriza by'uhoraho, ariko bareshwe n'ingeso nziza z'abagabo. Ariko kubera imico yawe ufite, kubera imyitwarire myiza yawe ufite, kubera kutavugana amagambo, uvuge amagambo menshi kandi mabi, nuvugire hejuru y'umugabo wawe, ayo magambo yawe aba ari meza kandi atunganye, ibyo bikorwa byawe bitunganye nibyo bizareshya uwo mugabo wawe. Ngo naho uwo mugabo ntacyo yabavuze, kabone nubwo uwo mugabo ntacyo yabavuze, nta kazi yaba afite, nta muryango afite, nta hepfo no haruguru, nta shinge na rugero afite, ntacyo umubaza ngo nta n'ikintu na kimwe wamubaza ngo akibone, uwo mugabo ngareshwe n'ingeso nziza. Uwo mugabo azareshwa n'ingeso nziza zawe z'umugore we. Uwo mugore wowe wa mugore we niwe uzatuma umugabo aba mwiza kurenza ibindi byose. Akwiye kubahwa nubwo nta kintu yaba yinjiza. Komeza pastor. Kandi uwo mugabo ngo nubwo ntacyo yabavuze, niyo nta kintu yaba afite, akwiye kwitabwaho. Ijambo ry'Imana ravuga mu Migani 18 umurongo wa 22. Haravuga gute? Haravuga ngo ubonye umugore mwiza, ababonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha, ahawe n'Uwiteka. Mugore mwiza rero, mugore w'i Rwanda, ukwiye kuba ibyirato mu maso y'umugabo wawe cyane. Umugabo wawe akajya agenda kwirata. Ubonye umugore mwiza, abonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha, ahawe n'Uwiteka. Ubundi umugore mwiza ni umugisha. Ubundi imigisha yose ushobora kuba warabuze, iyo uhuye n'umugore mwiza, ugashaka umugore mwiza, imigisha yose iraza cyane. Rero umugore mwiza yatuma sosiyete tubamo iyi ngiyi igenda neza, imera neza, twishima tukanezerwa muri sosiyete tubayemo. Umugore mwiza niwe isi ya none ikeneye. Umugore mwiza niwe ushobora guhindura itorero ryiza kurusha uko yarisanze. Umugore mwiza niwe ushobora guhindura igihugu cyiza kuruta uko yagisanze. Umugore mwiza ashobora guhindura isi nziza kuruta uko yayisanze. Bagore b'i Rwanda, turabifuriza kuba abagore beza bahindura neza sosiyete. Yego Shehe, birakwiriye ko abagore bagomba kumenya ko ikindi ntago habaho fatherland, habaho motherland. Yes. Sibyo? Ntago umuntu bazavuga ngo niwo muri kiriya gihugu. Urabizi neza ko iyo umuntu avukiye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ahita yitwa umunyarwanda. Sibyo? Byumvikane neza ko papa we kabone no yaba ari umuki, ari umunyamahanga, ariko uwo mubyeyi wakaba byare ku butaka bw'u Rwanda, uwo mwana ahita yitwa ko ari uw'u Rwanda. Impamvu nuko nge nawe tuzi neza ko umugongo uduheka n'uwa mama ntago ari uwa papa. Pastor, niyo mpamvu hari Imana ivuga ngo uzaramuka cyangwa se ubonye umugore mwiza ababonye umugisha. N'umugisha. Ariko nureba imyitwarire n'imico uzasanga noneho barabaye abatari umugisha, barataye kuba ari umugisha. Kubera iki? Amagambo menshi arimo ibicumuro, kubwira umugabo nabi, kuvuga nabi, bigatuma abagabo bata control, ukaza gusanga umugabo mu muhanda aragenda yivugisha. Rime wigeze utubwira, rime wigeze utuganiriza, utubwira ko umugabo ngo bigeze ashwana n'umugore biza kurangira bamujyanye muri kasho. Iyi nkuru ndashaka kwisangiza abanyarwanda badukurikiye kuri Buganza TV. No kuvuga ngo umugore umwe birashoboka ko kubera ntarambagiza rihari nugura umuntu kuri Facebook ngo ugahita ubona kwiye ko umugore bitewe umunsi hari ibintu byateye, uko abantu bateye, uko bameze, bamisi igisabo za nyashi muzumva. Ni ibintu twese twumva, amaradiyo turayafite, dukurikirana social media, dukurikirana n'ibindi. Izo ni imvugo zose mukomeje kumva. Urubyiruko iyo ruzanye amaterime nk'ayo, umuntu akabona kuri Facebook umuntu uteye atyo, aravuga ati uyu niwe wanjye, niwe ugezweho, ahantu nzaca aho nzaca hose bakankomera amashyi. Umuntu yarabashatse umugore mwiza usa gutyo, ariko amugejejeyo umugabo yaza muri pause kureba ibyo kurya,
agasanga umugore arimo arinanura abyutse saa sita, akinanura umugabo akabwirirwa akagenda. Umugore ageze abona no kumutoteza, umugabo bibaye igihe kirekire atakirya mu rugo, asigaye arya resitora, ararambirwa mu kubitamo urushyi. Ni ukuvuga ngo si byiza ko umugabo akubita umugore. Yagize umujinya, gukubitwa k'umugore byaturutse kuri we. Aramurega nyine, birumvikana, dufite RIB irabikurikirana. Hageze hariya nyine bamaze kumushyira muri kasho, bari kumubaza ibyo yakoze n'iki. Umugore yitahiye arisobanura nyine. Ku bukeye umugore araza ngo ndashaka umugabo wanjye. Amaze kuza, umugabo baramubwira ngo sohoka, umugore we yaje kukureba, ngo mutaha ariko ntimuzongere. Umugabo arangije aravuga ngo njyewe sinshaka gutaha muri rwa rugo, sinaruboneyemo amahoro. Ibyiza nuko nakigumira ahangaha ndumva mafitiye amahoro. Sinari nkirya, none ubu ngubu hano ibyo kurya mbibonera ku gihe. Hari isaha nzi ngomba kurya. Hano amazi araboneka. Hano uyu niyo umuntu akosheje ntawe umucira mu maso, ntawe umutuka, bamugira inama bamuganiriza. Kamubwira si byiza kunywa itabi, si byiza kunywa urumogi, ibyiza byo kubaho utanyweye urumogi ni ibi, ibyiza byo ibibi byabyo ni ibi ngibi. Noneho wowe ugahitamo hagati. Ariko bakubwiye neza, iyo neza nayibuze iwanjye rero, mundekera ahangaha niho nahisemo. Bivuze iki? Bivuze ko hari umuntu ugeze kuvuga ngo urugo rutarimo amahoro rumeze nka gereza. Niko yavuze. Niko umunyarwanda yaciye umugani. Urumva umugani ko rumeze. Rero ibyo bintu nshuti, ibyo ngi byose birimo biraturuka ku bantu tutazi, twabanye n'abantu tutazi. Irambagiza uko abantu barambagizaga kera byavuye. Yego, kandi nanone byaturutse he? Birashoboka ko uwo muntu washatse nawe atarezwe. Nawe yagize ibibazo by'uko yasanze ababyeyi batandukanye, akarerwa ku muhanda. Ari byo dushaka ngo umubyeyi apfira abana be, yihanganire mu bana be, twubake u Rwanda rwiza ruzira divorce, ruzira impfu zo mu miryango. Hato na hato twumva mu binyamakuru umugore yisha umugabo, umugabo yisha umugore, umwana yisha ababyeyi. Nibyo byose, nibyo bibazo byose. Abantu ntibaziranye. Social media tujyeho, turahura ubwenge, turahura ubumenyi, dusobanukirwe byinshi. Hariho amasomo menshi dushobora kubyaza umusaruro, tugatera imbere, tukaba abatunzi bakomeye, tukamamara, tukagira ibyo gutungisha imiryango yacu. Aho kugira ngo tujye kuri social media tujye gusanga abantu bapfuye bisha abandi. Oya, nshuti zanjye, bagore b'i Rwanda ndacyabivuga, nimuze mwitabe, mwumvire inama nzima kugira ngo twubake imiryango myiza yacu y'ejo hazaza. Undi mugabo yahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Yego. Aho nyine ahura n'utubazo two mu muryango, two mu rugo, kaza bwije umugore akamubwira nabi, yabona abandi bambaye imyenda igezweho, umugore ati njye sinashatse, hashatse ntuza, yambaye ikanzu y'ibihumbi 100, njyewe nambaye y'ibihumbi 10. Kandi uwo mugore ugasanga nta nakora, arimo aravuga ngo bamuhe ku mafaranga gusa. Noneho birangira umugabo abaye nk'ucanganyukirwe kubera ibintu byinshi mu mutwe. Arangije sinzi, birashoboka bamusabye isukari wenda mu rugo biramurenga, bitewe n'ibyo bibazo, nuko kubwirwa, nuko kuvugwa gutyo, n'ibyo bibazo byose. Hageze muri bisi aricara nk'abandi bose, yishyura ticket. Arangije bagiye bumva bisi iri mu nzira, mukinyweraho cyangwa mubyihorera. Ibaze nawe muri bisi ngo mukinyweraho cyangwa mubyihorera. Urumva azika akiri mu rugo. Reba burya uwo wanamugonga. None impanuka ziba gute? Ujya kubona ukabona umuntu aje mu bibazo, arimo aragendera mu bibazo, kumbe azika aryamye mu rugo, kumbe we yagiye. Umuntu umwe ari hano, umuzima yasigaye muri bya bibazo byo mu rugo. Noneho wagiye photocopy, yari yicaye mu modoka bakinyweraho cyangwa babyihorera.
nshuti zanjye bantu batwara ibinyabiziga mugendera mu mihanda mugende gake mwubahirize amategeko neza yo mu muhanda. Traffic police mudufashe abantu bubahiriza amategeko yo mu muhanda, kubera yuko ibintu abantu batekereza ni byinshi. Bashobora gusanga atarimo kugendera muri zebra crossing bitewe nuko atazi yuko yageze no mu muhanda, bitewe n'ibyo bibazo byose yasize mu muryango. Nshuti zanjye bagore b'u Rwanda, twifuza kubaka imiryango myiza, u Rwanda rwiza rw'ejo hazaza. Ibibazo by'abana benshi baba ku mihanda, bariya bitwa indangamirwa, abitwa za marine n'abitwa andi mazina menshi batiswe n'ababyeyi babo, bikomoka hehe? Bikomoka aho hose, bikomoka mu kutabana neza kw'imiryango bavukamo. Ibyo ngibyo ni byo bikomoka shehe. Turabinginze ubukangurambaga bubari bwinshi ng'abana bava ku mihanda, za sida zariyongereye. Rwamagana ni kamwe mu turere, ni akarere ka mbere mu turere two mu gihugu dufite sida. Urubyiruko rufite ubwandu bwa virusi itera sida niko ka mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Rwamagana yacu dukeneye kuba aba mbere mu bukungu, ntabwo dukeneye kuba aba mbere muri sida. Hari ibintu byinshi twabamo aba mbere. Mu myidagaduro twaba aba mbere, twakina umupira tukaba aba mbere, Muhazi United igatera imbere ikamererwa neza. Twakora ibindi bintu bifatika bifite imbaraga tukaba aba mbere. Twaba aba mbere mu mihigo, akarere kacu ka Rwamagana, tukaba aba mbere muri mituweli, akarere kacu ka Rwamagana. Ariko biteye agahinda, muze duhaguruke dukora ubukangurambaga, twigisha imiryango, tubaye aba mbere mu kwandura sida. Ni ikibazo gikomeye cyane. Urubyiruko, abana bato hagati y'imyaka 16 na 24 biteye umubabaro, birimo birakomoka muri iyo miryango. Abana bagiye rimwe na rimwe barererwa aho ngaho birera, bitewe nuko bavutse bagasanga se na nyina ntibari kumwe, kandi wasanga ikintu bapfuye ugasanga nta gihari, ugasanga ibintu ba mama bihanganiye nibyo byari bikomeye kuruta ibyo abantu barimo gupfa uyu munsi. Sore munyihanganire mvuge akantu gato wumve kuntu irambagizwe muri izi minsi ritoroshye. Umuntu umwe yigeze gutandukana n'undi ndabazi. Sore iki kintu munyihanganire ko ngiye kukivuga. Umuntu muzima kwa muganga, abantu biga ubuzima bw'imyororokere bavuga byose, nubwo ntabyizere ko reka mbivuge mwese muri abantu murabizi. Umuntu yabanaga n'umugore we ndabazi ngiye, baratandukana ngo umugabo arasura cyane umugore. Kumva atari ikibazo gikomeye. Nase no kuvuga ngo n'ubwa mbere uwo mugabo yari yumvishe umugore. Dore se si ikibazo. Kuko ntiyarerewe mu muryango, nibarerewe mu muryango, nibazi ni gute imiryango ibana, ni gute ababyeyi babana, ni gute umugabo abana n'umugore. Ubwo se pastor, wenda turi mu minota ya nyuma turi gusoza ikiganiro. Ubwo icyo ni ikintu umugore n'umugabo bakabaye bapfa bakajya gusinyuza igikumwe, wenda baragiteye, biragoye cyane. Nyine ni ikibazo ntiryarambagizwa no kuba abantu batakigira ba nyirasenge, babanze babigishe mbere yuko bari bujye gushaka, abantu bagire ba nyirarume, babanze babagira inama yuko ingo zigomba kubakwa. Uko niko bimeze. Ni ukuvuga ngo umugore byarabaga ibyo bintu, kandi umugabo niwe wahashye. Iyo umuntu yahashye umugore akarya akamererwa neza, ibyo bintu bigomba gucamo nyine ukamenya nawe ko wahashye. Umugore burya bukeye atasuze ujye umenya ko atanahaze, ntabwo yahaze. None niba wahashye akarya agahaga ukumva ntari kubikora ibyo bintu, hita umujyana kwa muganga, ameze nabi ararembye, ariko we yabogaga ari tayari avuga ati arambona nagira ati nasura. Noneho yahitaga abyuka agakingura agakuraho amarida, agakingura amadirishya, agakingura umuryango, akajya hanze akajya kwimyoza. Birangira batabanye, bazaga kungisha inama, avuga ni natanze inama nyinshi. Izi nama z'umugore noneho wasuze ndazivuga ngo iki, ndazitanga ne. Umugabo ati simbyumva. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Birashoboka umuhungu niyabaye mu muryango, niyerezwe mu muryango, ngamenye ko na se na nyina babanye ari bazima kuri urwo rwego. Dore nibyo ndi kuvuga,
iyi miryango ya none irimo irakomoka uko yabayeho, uko nabo bakuze. Ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye. Pastor rero iminota yadutwaye, iminota yatujyanye. Uyu munsi rero bakunzi mudukurikiye kuri Buganza TV ndetse no kuri F1 rwa TV, turababwira ko ikiganiro cyacu nakagaruka, turi ku musozo w'iki kiganiro. Ubwo ikiganiro gikurikiraho Pastor natubwire, ese ubutaha tuzavuga kuki? Ubutaha tuzavuga umugabo mwiza ubereye urugo. Umugabo mwiza ubereye urugo akwiriye kuba ameze ati, azaba ameze ati. Yego, urakoze cyane. dusoje turi kuvuga bagore b'i Rwanda, muze dufatanye, muhure, muganire, mushireho uburyo bwo guhugurana, bwo kugirana inama, habagaho utugoroba tw'ababyeyi, mutange impanuro, maze kugira ngo twubake u Rwanda rwiza rw'ejo hazaza. Niba n'urwawe rukugoye, ihangane ube mu bana bawe, noneho ubaho uburere bwiza. Ejo bundi nibo mahirwe yawe, niwo mugisha wawe. Murakoze cyane. Yarakoze cyane Pastor Maurice kuri mikoro. Ngewe mwari kumwe na Shehe W'inazareth, nyita Bob Juno nkuko bisanzwe. Pastor, ikintu nagusaba, ntabwo wadusabira abanyarwanda bakuze bakongera kandi bakatugarurira umuco nyarwanda wo bise urubohero? Urubohero rurakwiriye. Urubohero niho abakobwa bakiri bato batangiye kuba bangavu, niho bigiraga ibyingo, akazamara iyo myaka yose kuva mu myaka 14 aganirizwa aho bajya kubohera, aganirizwa, yigishwa, noneho mu gihe gikwiriye akajya gushaka azahagiye. Uyu munsi harimo haraba ibyo bita bride shower, ni ibintu bajyamo isaha imwe, bagenda batera story, birira, binywera, bifotoza, bambara utuntu tw'udutimba, udukwanzu, ni style gusa. Bakamubwira ngo genda sha wumva icyo twakurushije. Ibyo ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Mufata igihe, isaha imwe ntabwo waba wigishije umuntu iby'ubuzima bwe bwose asigaranye mu isi, azabanamo n'umuntu batakuranye. Rero ni ukuvuga ngo inshuti zanjye, Imana idufashe, n'abandi badufashe, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda idufashe, n'ahantu hatari urubohero rujyeho, niba rutari runahari badufasha rukajyaho. Ikindi mbanje message indi mbanje gutanga, ndimo ndaha message abadamu, mwirinde kugendana n'abantu ingo zanze. Abantu ingo zanze barakubwira ngo nibishoboka, nibyakunda, byaranze, iki kinyejana ni hatari, ni miguruko, ni danje, genda urwigere nawe uruhundi, nanjye narwigeze ndi uwa gatatu, genda ubwo wasanga uri uwa kane, nibura n'uwa mbere hazaza undi. Oya, sanga umuntu byashobotse. Kuki ugiye were gutwara ibyo bintu mu mutwe ngo ugiye kumarayo, ngo ntabwo uzamarayo umwaka, ngo numara umwaka ntuzamara 2. Oya, genda uzi kugiye kubaka umuryango, umenye ko imyaka yose y'ubuzima bwawe isigaye ugiye kuba hubatse umuryango mwiza, ahantu uzarerera abana bawe beza, ukabaha uburere, nibo bazavamo abayobozi b'igihugu cyacu bejo hazaza. Genda washizemo ko ugiye kuba umugore mwiza w'umunyarwandakazi, we gushiramo iminsi kugiye kuhamara iminsi. Birababaje, ariko reka mvuge akakantu Shehe dusoze. Birababaje kuntu mudutwereza ngo tubatwerere mu gitondo bakaba babivuyemo. Uzi gutwerera umuntu, abandi bajya kudodesha n'amakostime, abandi bagafata imikenyero, umuntu agatanga 500 ngatwerere yundi, agatanga imodoka ye, agatanga ubutunzi bwe, abandi bagatanga inka zabo, bagatanga ihene zabo. Uwo munsi akazi ntigakorwe, tukaka konji, twaka uruhushya, twarangiza tukirirwa inyuma y'umuntu, badufotora ntawe ubegera, badakorwaho, bameze nk'abami. Hashira amezi 3 tugahura batubwira ngo byaranze, ngo ubu baranditse ngo bagiye kujya mu rukiko. Nshuti zanjye, mutubabarire, mwere gutera abantu igihe, twere gutera abantu igihe, nanjye ndimo, twere gutera abantu igihe. Bagabo bagenzi banjye, bagore, nshuti zacu, twere gutera abantu igihe.
niba wumva ibintu utazabishobora byihorere hakiri kare. Igihe kirageze, hari abantu bavuze ko batazongera kutwerera, ati n'ubundi nta minsi, ni ibintu biri aho ngaho, nta rugo rwe tuzabona, n'ubundi nta ruhari, turabizi byo muri iyi minsi. Tujye kubaka ingo nziza, njyewe n'abagabo bagenzi banjye twiteguye kubaka ingo nziza. Bagore mwitegure, mutangire, hindura ingamba, ubaka urugo rwiza rwifuzwa na buri wese. Basore namwe munkurikiye, bakobwa namwe munkurikiye, mugire intego nziza, mugire intumbero nziza, kubaka umuryango mwiza w'ejo hazaza. Birashoboka yuko utakuriye mu muryango mwiza, ariko wakomokwaho n'umuryango mwiza. Gendana n'abantu byakunze, we kugendana n'abantu byanze. Imana ibahumurije. Kuri mikoro rero za Buganza TV turababwira ngo ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.